Twongeye tubifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Makida Rwanda TV. Uyu mwanya ni uwakorerwamo class, tugiye gukomeza isomo ryacu ry'amashanyarazi. Uyu munsi rero tugiye gusa nk'abasubira inyuma, turebere hamwe ibyo twize mu masomo yose yashize, hanyuma kugira ngo tubone uko tubihuza dukora pratique muri installation nk'uko bamwe muri mwe babisabye. Twize mu bishushanyo y'uko agasimbura purize babyanditse mu Kinyarwanda kugira ngo buri wese abashe kubishyikira. Aka kamenyetso gasimbura purize, hanyuma akangaka nako gasimbura itara, akangaka gasimbura interrupteur simple allumage, ngo ya interrupteur y'akabuto kamwe ducana itara rimwe. Noneho kano urabona yuko umuriro uraza ugahita widistribuye cyangwa se wigabanya kuri manete ebyiri, zigacana hano, iyi ngiyi nayo igacana aha ngaha. Wabona iyi ni interrupteur double allumage. Noneho iyi interrupteur n'iyi zikora ari ebyiri, ikaba ari interrupteur double direction. Twarakize yuko iyo twesitara duhita duhuza gutya, noneho hano wenda hano kuri x, hano kuri y, hano hakaba ariho haturuka umuriro uza muri interrupteur, noneho hano hakaba ariho haturuka umuriro uza mu itara, ugahita ushyiraho urutsinga rwa netre. Noneho ubwo iyo bimeze gutya, wanga umuriro uraje, ariko kubera yuko hano interrupteur iciye, ubwo ntabwo itara ryaka. Niba ushaka kuricana rero ushobora gucanira hano, iyi manete ikamanuka hano, ubwo hano irahavuye, wenda nyimareho, hano irahavuye, noneho irahita isanga hano ihari, umuriro wambuke, itara rigire gute ryake. Noneho wari urimo muri salo, ugeze mu cyumba ugiye kuryama, ugeze kuri iyi ngiyi yari iri muri salo, iyi ngiyi iri mu cyumba. Ubwo wamaze kuricana, wenda ni itara ryo muri salo cyangwa se ryo mu cyumba, ntawamenya bitewe n'uko wabishatse. Wamaze gucana, uri buzimirize hano gusubira hano, ubwo hano iyi irayikuraho, iyi irahita izana, sibyo? Ngo birazimya. Noneho nubyuka urahita ucana hano imbere ryaka, cyangwa se mugenzi wawe, ushobora kuba ari mukuru wawe, murumuna wawe, cyangwa se n'umugore wawe, nawe ashobora kuza wenda yari yagiye ahantu yatinze gutaha muri salo, akagera muri salo nakanda hano, kandi wowe wagiye kuryama urazimya. Nahita akanda hano, iyi ngiyi irazamuka, ubwo itara ryaka. Namara kugera mu cyumba azimirize hano, imanuke hano hasi. Urumva iyi shema siyitinzeho, cyangwa se double direction, kugira ngo yumvikane neza kubera ko tugiye kubikoresha. Noneho rero umaze kubona ibi ni ibimenyetso byo muri installation y'amashanyarazi dukoresha mu gishushanyo mu gihe turi kubara ibikoresho. Hari icyo twita shema inifirere, cyangwa se inzira y'urutsinga rumwe, niho bakoresha utumenyetso. Kuri purize niho uzasanga hari akantu kameze gutya, aho kugira ngo habe kure. Noneho ku itara byonyine iri gutya, sibyo? Interrupteur iyo iri gutya izakomeza kumera. Tugiye rero gufata interrupteur z'ubwoko bubiri, tuzishyire mu gishushanyo kugira ngo ubutaha pratique tuzajyanemo namwe mujye mugura urutsinga, metero eshatu z'urutsinga zagukorera. Ukagura metero ebyiri wenda z'urutsinga rw'ubururu na metero ebyiri wenda z'urutsinga rw'umukara cyangwa se rw'umutuku, ukagura na biriya bikoresho. Noneho twajya muri pratique nawe ukajya uyikora, ugafungura ya video yawe, ibyo nkora nawe ukajya ubikora. Ubutaha rero pratique tuzakora
dusipoze yuko dufite inzu abantu bazi iby'ubwubatsi bihuse tugiye ntabwo bizi, ndabishushanya uko uburyo bigaragaza ibintu. Reka dufate inzu yacu tuyihe icyumba kimwe, tuvuge ko ari nk'akantu kameze nk'agasare, sibyo? Noneho dufite hano source, ubwo turashyiraho visible, sibyo? Turakoresha shema inifirere cyangwa se inzira y'urutsinga. Noneho inzu yacu umuryango wayo tugana sibyo? Idirishya umuryango hano ukingurirwa hanze, hano ukingurirwa mu nzu, nicyo bakora. Shema inifirere dukeneye gushyira interrupteri hano, nzajya gutya, noneho duhite tuza dushyire itara hano. Impamvu ya interrupteri yacu tuzashyiraho interrupteri simple gutya. Iyo birangiye ngo interrupteri yacu itara leta ryaka.